Nejejwe no kubagezaho iri jambo rimvuye ku mutima. Nanyuze mu bigoye ariko nahaboneye inshuti, kandi ibyishimo by'umwana binezeza umubyeyi. Ariko kandi uburibwe bw'umwana nabwo bubabaza umubyeyi. Naje gusanga ubutunzi butarusha agaciro abantu. Mwambere y'agaciro buri umwe wese wemeye kumfasha mu bigoye nari ndimo. Nshobora kuba nshonje, nshobora kuba nkenye wampa amafaranga nabyita ko umfashije. Nshobora kuba nshonje wampa ibyo kurya nabyita ko umfashije nabwo. Ariko kandi nshobora kuba nta myambaro mfite wampa imyambaro nkabyita ko umfashije. Ariko by'umwihariko ndashimira buri umwe wese kandi buri umwe wese wamfashije, akamfasha mu bigoyi, akemera kumbera umutaka unkingira mu mvura, ibibazo ndetse ishavu n'agahinda nari natewe no kubura umuziranenge utarigeze unacumura ku Mana. Mwarakoze cyane kandi ndabashimira cyane bimvuye ku mutima. Bityo rero ndabasabira umugisha ku Mana ndetse ibyishimo n'amahirwe bihore mu mitima yanyu. Ndabakunda cyane. Ese ubu waba uzi impamvu wowe uriho? Ni uko Imana yashatse kubaho. Nishaka kubaho uzabaho, kabone n'ubwo ushobora kubaho batabishaka, ariko ibyo ntibyakubuza kubaho, kubera ko ariyo yavuze ngo baho, abo ngabo ntibatuma utabaho. Satani ikimubabaza cyane ni ukubona useka kandi wishimye. Ariko kandi ibyo ngibyo binezeza Imana Data wa twese, umubyeyi wa twese, kubona wishimye kandi useka. Igihe cyose uzaza wibuka yuko Imana yakuremye mu ishusho yayo, jya unezerwa kandi useke, ugire ibyishimo kuko ibyo ngibyo birayinezeza. Mwatumye mbona ko rwa rukundo Imana Uwiteka ngo dukundane dufashanye mwararungaragarije. Ndabashimiye cyane kandi bimvuye ku mutima. Mwarakoze cyane.